bikagera bakampoza noneho ntibikunde, bya miti yo gusinzira ntibikunde, batangira kujya bantera ibishinge batera abasazi. Oh la la. Gatangiye kigira gutya, uko kabyikora kugenda gakura kakaba nk'agatenesi, kagakura kakarenga agatenesi kumva bibaye baro, kuko kibaye kinini nkagira ngo kiri gukubita umufuniko w'umutwe, kandi nkagira ngo biri kuvuga biri gusakuza nk'umufuniko w'isafuriya, bikansakuriza ko misakuriza bakabona bo ndi gufata amatwi gutya, bikansakuriza cyane. Iyo nakomezaga rero kurira ijwi risohoka ry'amarira, ikigo cyose nimvuga cyose wumve ngo amashuri yahitaga b'amashambure bagashyiramo amamatera, abana bose bakarwara ihungabana, kugeza ku rwego bahita batanga ikiruhuko cy'ibyumweru 2 abana bakabohereza iwabo, abazima basigaye bakabohereza iwabo, abarwaye mu bitaro, abandi bakaguma mu kigo ari abarwayi. Ni ukuvuga ngo nageze igihe bo bakajya bancungisha ijisho, babona amarira yanjye yatangiye kuza, bagita bantwara hatagira abandi bana bakumva banyumva. Ndajya kugera mu nzu ubwenge bwongeye kugenda, nkisanga noneho nteruye isafuriya, urumva ndenze icyumba dushyiramo by'amasafuriya n'ibyombo n'iki, niwo naheragaho uwo muryango nkawurenga, muri saro harimo abashyitsi n'abandi bantu, ukinjiramo n'abashyitsi barimo, batereka hejuru, twageraga ikabati ngufiya, ujya kureshya n'ameza batereka isafuriya hejuru ikabati. Najyaga mu gikoni guteka bakasanga ndi kurira, umuriro wazimye, ndi kurira nahogoye pe, ndatetse ariko ibiryo ntibyahiye kandi umuriro wazimye. Igihe kimwe nterura isafuriya nyijyanye mu nzu, nisanga ku muryango wa toilette, nkaruma ibitekerezo ngahita nterura isafuriya ngaterekaho. Reba urugendo rwo guterura isafuriya nkaba nshyizeho amakara, ubwenge bwongeye kugenda, isafuriya ikaguma hasi nkaguma nicaye nkagira ngo nayisubijeho. Mana yanjye, nkisanga imbabura amakara yacitse, uyicaye iruhande, hari umuntu uje kumbaza ngo ibiryo ntibirashya, gasanga imbabura iri kwaka, isafuriya iteretse hasi, nareba ngasanga ibiryo ntibihiye. Noneho ugasanga nabivuga, ababyeyi ugasanga amaboko bayashyize ku mutwe, bakarira kugeza ubwo bamwe bashobora kubivuga bakavuga ati umwana wanjye ninjye wamwishe. Ururimi nubwo rugora karaga mu kanwa karindwi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nubwo bigora rimwe n'imwe abantu basobanukirwa icyo bishaka kuvuga, ariko ibyiza aho kugira ngo ubwire umuntu amagambo mabi akomeretse, ubyumva ko ari mabi ko akomeretse, waceceka. Hanyuma abakijijwe bo, aho kugira ngo ubwire umuntu nabi ngo uruhuke, waruha kubwe. Rimwe akakubwira ngo ngiye ngo ndi ferme, ngewe ntago ndi uveri. Burya umuntu ushobora kuba ferme ni umuntu wizeye ko anakomeye. Burya nuba udakomeye ntabyo kwihagararaho ngo uri ferme, kwangirika, kwiyangiza. Kandi ikibabaje ni gato gato, gahoro gahoro. Mu gihe uryama ukibuka ikintu umuntu yagukoreye, menya ngo ntago ukomeye. Mu gihe ugenda mu nzira ukumva amajwi bakubwiye mabi ari kukugarukira, ntago ukomeye. Niba wicaye ukabona niba hari igihe bakumenyeho indobo y'amazi, kisanga bayakumenyeho ukireturuva, usanga wari wicaye muri classe cyangwa n'ahandi, menya ngo ntago ukomeye. Ikunda yanjye. Noneho nge ngahita numva ndibaje ngo kuse cyangwa ndi umusazi. Ngahita ndira cyane, babajwe nuko nshobora kuba ndi umusazi. Imana ishimwe, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, ari nayo Mana yatugiriye ubuntu tugahabwa umucunguzi, nihabwa icyubahiro. Turabasuhuje aho muri hose, abakunzi b'ijwi ry'Umukanguzi TV, ku ijwi muri kumva Aniseti niyo mugabo, hanyuma ku mashusho turi kumwe na Nyamwasa Musa, Imana imuhe umugisha. Ariko kandi imbere yanyu kuri kamera murahabona umuntu, abantu benshi mukunda gukurikirana ibiganiro byacu, cyane cyane muribaza nawe musanzwe mumuzi cyangwa se no muri filime ica ku ijwi ry'Umukanguzi TV musanzwe mumuzi. Tubahaye ikaze. Hanyuma dushimiye Imana ku bwa buri muntu wakoze subscribe, kandi namwe mukora share ya bino biganiro mukagira uwo muha ijambo ry'Imana kugira ngo aryumve iyo mufashijwe mukarifashisha abandi. Imana ibabahera umugisha. Reka
tumwakire abibwire kandi asuhuze n'abatamuzi. Tubahaye ikaze. murakoze. Nitwa Irankunda Emerance. Yego. Abantu benshi banzi ku izina rya Eme. Ndi umuramyi, Imana ishimwe, umuririmbyi kandi. amen. Hanyuma ndi umumama, mfite abana 4. Imana ishimwe. Umutware wanjye twababyaranye. Yego. Murakoze. Hari abantu bajya bakunda kwivuga bakavuga ngo mfite ngo umugabo ngo abana ngo n'umugabo umwe. Baba bafite ikirarane buriya cyo kuba bavuga ko hari undi wari ukenewe cyangwa urakoze cyane. Twabasaba noneho mbere y'uko tuganiriza abantu Eme ni muntu ki, cyane ko ari nayo mpamvu itumye duhurira hano, twabasaba mukabanza mukadusengera. Yego. Urera Mana, urakiranuka, witwa Imana, witwa ishobora byose. Haleluya. Mu bumana bwawe harimo byose. Mu byo ukenera umuterankunga, wowe uruzuye urihagije. Tugushimiye imbabazi zawe zitagira akagero, zitarondoreka, za zindi zagiye zidusanga mu isayo nyinshi y'ibyaha, zikavogagira zikadusangamo zititaye ku bwinshi bw'isayo, zikadusayura. Ubu tukaba turi abana b'Imana, turi abaragwa b'ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Tuguhimbarije imbabazi zawe n'urukundo watugiriye, ukatugirira icyizere kandi ukatugabiza umurimo. Ni umurimo utajya ugirwa na buri wese ubonetse, ni umurimo ujya ugirirwa n'umuntu wagiriye icyizere. Uhabwe icyubahiro ko natwe twisanze mu wagiriye icyizere. Haleluya. Hanyuma uyu mwanya dusengeye umuntu wese utega amatwi iki kiganiro, tumusabiye umugisha, urushye aruhurwe n'Imana, kandi ufite ibibazo asubizwe n'Imana. Haleluya. Ushonje ahazwe n'Imana. Imbabazi z'Imana zigote abantu bayo. Urakoze ko witwa Imana kandi ntuhinduka. Tuguhimbarije byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Twakongera tugaha ikaze abantu hirya no hino mu birere bine byose bigize isi, abakristo n'abandi bari batarizera ariko bari mu nzira yo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo. Niba utarakora subscribe, twagusaba kuyikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku Ijwi ry'Umukanguzi TV uko Imana idushoboje. Kandi nanone tutewe iteka n'Uwiteka ryo kongera kubona mushiki wacu Emerance. Tuguhaye ikaze nanone. Kandi Imana ibaha umugisha kongera kugaruka. Umuntu yakibaza atangiye akavuga ngo Eme yatubwiye ngo ni umudamu ubyaye 4 ufite umutware, ariko Eme avuka he, mu muryango w'abana bangahe? Mvuka i Rusizi. Mu yandi magambo bakunda kuvuga ngo ndi umushikazi. Nawe se nawe uri umushikazi? Niko nasanze Kigali babyita, ariko mwazi buhere. Umushikazi utazi amashyi. Hanyuma nabyawe n'umusaza uheruka gutabaruka. Imana imwakire muhiruhuko ridashira. Yitwa Iyamuremye Christophe, ni pasiteri. Yego. Cyangwa yari pasiteri. Hanyuma mvuka mu bana 9. Ndi uwa kabiri. Uri uwa kabiri. Ubu ukurikiwe n'abana 7. Yego. Imana ishimwe. Emerance akizwa yakijijwe ryari, cyangwa wisanze mu rusengero nk'umwana uvuka kwa pasiteri? Nisanze mu rusengero nk'umwana uvuka kwa pasiteri. Ngira ubwenge ariho nisanga. Njya muri korari turirimba mu ishuri ryo ku Cyumweru. Bakunda kuvuga ngo ni muri Ekodime. Yego. Rimwe na rimwe bajyaga badusaba ubuhamya, nisanga ntabwo mfite, kuko nyine nisanze mu rusengero. Ariko kuba mu rusengero naje gusanga atari ko gukizwa, naje kugira igihe ndakizwa. Ndizera. Ukizwa rero wakijijwe gute nk'umwana wa pasiteri? Twebwe akenshi nkatwe tuvuka mu muryango w'abatizera turavuga ngo twakijijwe ibyaha. Icyo ni kimwe, cyangwa se tuza mu rusengero kuko tutarujyagamo. Icyo ni ikindi. Wowe wakijijwe iki wumva wakoze ukavuga ngo iki narakiretse ku bw'agakiza?
ubundi mu by'ukuri nkizwa ntago nari kubara ibyaha ngo umenye ngo nakoze ibi. Nari ndaho mu bujiji bw'ikigare cy'umuryango. Rimwe na rimwe nkumva ya ndirimbo ivuga ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, nongeye ngashaka itangiriro ry'umunezero wanjye nkumva ntago ndizi. Ariko rimwe na rimwe nkisanga najya mu gihugu cy'umutima, nkisanga hari aho nagiye nyoborwa na kamere, hari uko nyoborwa na kamere nkaba mbyiyiziho. Ibyo rero nibyo byageze igihe numva nibyo ngomba kwihana. Imana ishimwe. Hanyuma mfata umwanzuro nibaza ntese nzabyihana nte. Nza gusobanukirwa ko kwihana ari ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Amen. Mu by'ukuri nabaga mu rusengero ntarizera. Nza gufata igihe cyo kwizera. Harimo mbajije rero ngo nakijijwe ryari. Nizeye rero muri 2005. Kandi nari umuririmbyi. Ibereho gato ariko mba umuririmbyi ntizera. Kandi niba ntibeshye wari umuririmbyi ufite n'impano yo guhimba indirimbo ariko utarizera. Bivuze ko bishoboka ko umuntu yahimba indirimbo akaririmba akaba umuramyi mwiza ariko atarizera rwose. Ubwo umeze nka gutyo wamuha iyihe mesaje? Mesaje namuha mu by'ukuri guhimba indirimbo hari uburyo umuntu ayihimbamo nk'umwuga. Hari n'uburyo umuntu ahimba indirimbo ari ibintu biri herediteri. Papa wanjye ubundi yari umuhimbyi. Njya ntekereza ko ariho byavuye, kuko impamvu numva ko atari impano igihe cyose yaturutse mu mwuka gusa. Nuko nahimba indirimbo y'urukundo, nahimba indirimbo y'icyunamo, nahimba indirimbo. Ubu ushobora no guhimba indirimbo y'urukundo? Hariyo wigeze uhimba? Oya. Ariko bivuze ko hari ako wumva kari hafi gashobora kuza ku buryo wakaririmba. Hari ukuntu kaza ariko ntukambaze. Ntago ukibuka amagambo yako. Hari abantu bagukurikiye waba ukunda cyangwa bo bagukunda, ntago baririmbira akaririmbo k'urukundo. Ate nkaza kukaririmba undi mwanya. Urakoze cyane. Mbo gusa indirimbo zose zigira mesaje iyo zitarimo ibishego, kuko nubwo turi abakristo turakundwa, iyo mesaje nayizamo. Emerance iyo yishimye ni iki kiba kimunejeje avuga ngo iki nicyo kintu kinezeza? Ubundi ubuzima bwa Aime iyo ndi kumwe n'umuntu nkunda bitandukanye nuko n'abandi kumwe n'umuntu nkunda. Iyo ndi kumwe n'umuntu ngewe nkunda nibyo binezeza mu buzima bwanjye. None se ubaye umukunda batagukunda? Nta kibazo, kuko ubusanzwe abantu benshi bakubwira ko ngira abantu benshi bambwira ko bankunda, n'abamama b'abashuti banjye, abakobwa b'abashuti banjye, n'abapapa n'abasore. Ariko nge kuba hari uwo nkunda numva ari byo byiza kurenza uko bankunda, kuko amarangamutima y'abakubwira ngo baragukunda rimwe na rimwe hari uburyo umuntu aba abibona. Ariko uwo nge nkunda mu mutima wanjye iyo andi iruhande nibwo mba numva ameze neza, mba numva nishimye, kuko umutima wanjye ntiwambeshya, umbwiza ukuri ko mukunda. Umutima wanjye ukambwiza ukuri ko umukunda iyo muruzi hafi yanjye. Icyo gihe ugiheruka ryari? Icyo gihe urumva n'ubu nkirimo kuko mfite umugabo. Ariko ntago nonaha muri kumwe? Nonaha ntituri kumwe. Mbiheruka mu gitondo. Nari ngize ngo mumbajije imyaka cyangwa ibindi bihe. Mbiheruka mu gitondo ubwo twari kumwe. Hari umuntu uri off camera uhise ubabara. Reka tumuhe pole sana. Reka tumuhe pole sana kandi yihangane, urukundo rukunda urundi. Iyo tuvuze off camera nawe nibiza gukunda araza kutuganiriza. Abantu benshi bajya bagira ngo muri impanga, bagira ngo muri impanga, ariko kandi ashobora kuba gukurikira akabije. Hagati yawe nawe harimo umuhungu witwa James. Yego. Yego, ndamwibutse. Hanyuma
reka nkubaze mu buzima bwawe ni ibihe bihe wigeze uhura nabyo birakugora ujya wibuka ukavuga ngo byari bingoye ariko kandi Imana yarahabaye bikagutera gushima Imana ariko utinya ukavuga ngo sinabisubiramo mbisubiyemo sinabisohokamo amahoro? Nabayeho mu bihe ndi umurwayi, narwaye igihe kirekire. Uraza kudufasha tumenye n'indwara wari urwaye? Yego, ubwo ni ibihe bibiri. Ni ibihe narwaye imyaka 9. Imyaka 9? Hanyuma pole sana, ariko nabwo Imana ishimwe ko wakize. narakize. Ibyo bihe nibyo byangoye, uretse no kugora umubiri byagoye n'umutima. Hanyuma ibihe bya kabiri ni ibihe papa wanjye yararembye. Papa wanjye mu by'ukuri ni umugabo watubaniye neza. Abantu bakunda kuvuga neza umuntu yapfuye. Ubundi iyo umuntu yapfuye ngewe ntabwo nabona icyo mvuga, nkunda no gushimira umuntu akiriho nubwo rimwe na rimwe buri amagambo bivugamo. Ariko yari umusaza watureze mu rukundo. Imana ishimwe. Yatureranye urukundo ku buryo buri mwana wese yamwumvaga nk'inshuti ye ku ruhande rwe. Kuko mvuga ni umutima wanjye ndabizi ko hari umuntu ukunda. Umutima wanjye waramukundaga cyane. Nari mfite izina mwita, nawe afite irya nyita. Ariko ugasanga mu muryango iwacu buri mwana wese afite izina mwita bitewe n'uko bakundana. Yari inshuti ya buri mwana yabyaye kandi ari inkoramutima ye, ariko kandi ku ruhande rwa buri mwana bombi babiri bafite ibyabo baziranyeho n'uko bakundana n'uko babyiyumva bo ubwabo. Hanyuma rero njye mu gihe yari arembye numvaga inshuti yanjye nyine irembye. Kandi narabibonaga ko arembye. Umuntu urembye kugeza no ku rwego apfa ubu bibona. Mbabara rero cyangwa nduha kubw'ibihe bye byo kuremba bindushya ni igihe yari arimo oxygene, mbona atabasha kuvuga, atabasha no guhumeka neza, kuko nagerageje kumuvugisha akaboneka ibyo ambwira sinumve. Urumva nkamwibuka ari muzima n'inshuti yanjye, nkibuka amagambo twajyaga tuganira, nkamwibuka ko atabashije kumvugisha. Ibyo bihe birangora. Hanyuma anitaba Imana. Ntabwo byangoye cyane ariko nk'igihe yari arwaye ko yitaba Imana, nibutse ko yari yaradusezeye, twari tubizi, twamaze nk'imyaka 2 yaraduteguye. Igihe cyose twaganira akabizana, ngubu nge ndi kugenda, tumera nk'aho tubyakiriye. Nuko gupfa nyine bitajya bimenyerwa. Ibyo bihe rero byombi nibyo byangoye. Reka tukubwire ngo komera, ariko kandi reka dushimire Imana ko yatashye ari umugeni, kuko hari abapfa bapfuye ariko hari n'upfa aruhutse. Imana ishimwe ko aho aruhukiye ariho n'abandi bera bari. Umuntu uri kubona umeze gutyo koko nibyo arumva uwo mubabaro kandi birumvikana, ariko kandi uwari uri ku gihe cy'urupfu rwa Pasiteri Christophe ariwe papa wawe, azi uko mwari mumeze, mwari abana bakomeye ku rwego rwatumye n'abari bari kurira barekeraho kurira bagira ihumure. None ko uvuga ngo nibyo byagukomerekeje, kuriya gukomera ko kwaturutse kuki mwari mufite kwagaragaraga kuri mwe, cyane ko hari n'abantu babonye na video y'urupfu rwa Pasiteri Christophe? By'ukuri gukomera byaturutse ko bitadutunguye. Hanyuma iherezo rye uko ryagenze tubona ko agiye nk'umukiranutsi. Imana ishimwe. Byadukomeje. Amen. Hanyuma twumva ko uko byagenda kose ntabwo apfuye arasinziriye. Amen. Hanyuma tukumva ko tuzongera kumubona. Amen. Nicyo cyadukomeje. Imana ishimwe. Hari mu bagabo bapfuye urupfu umuntu wese wasenze Imana yakifuza gupfa, kuko twari duhari, nge ndabyibuka ko nari impari, twahagiriye umunezero mwinshi. Wavuze ngo hari n'ikindi gihe wari urwaye, urwara imyaka 9. Wari urwaye iki? Wabagahe urwaye iyo ndwara? Nabaga iwacu mu rugo. Urwariye mu rugo? Ntabwo nabaga ku gisasiro cy'uburwayi iyo myaka 9. Ni indwara y'umutwe yamfashe niga muri primaire. Mu wa kangahe? Mu wa 3. Ubwo wari ufite imyaka? Nari mfite imyaka 15 gutyo. Mu by'ukuri indwara imfata yamfashe nk'uko
umuntu yavuze ifirimbi bikaba ariko mbivuga ko yamfashe akanya gato nka gutya sinikubise hasi cyangwa ngo bigende gute yaje nyumva kandi iyo ndwara nayigizemo uruhare bikaba ariko mbivuga gute rero ndasaba ngo umuntu wese uza kunyumva ite kw'iri jambo kugira uruhare mu kigeragezo kikaba icy'igihe kirekire cyangwa kigufi nagize umubabaro mu by'ukuri nawita ngo ukomeye muri ako kanya ariko utewe n'akantu koroshye hanyuma uwo mubabaro ngewe ndawudevelopa ako kantu ni ibanga ni ibanga uwo mubabaro narawudevelopye mu bitekerezo urabona nubwo ari ibanga ariko kamvuge ngo reka ninzika umuntu yarambwiye amagambo ni umuntu numvaga nshyizeho umutima ambwira amagambo ababaza umutima wanjye ndababara ku rwego numva ko ari umubabaro wananyica hanyuma ndabyibuka rero ko uko kubabara nkumva yarabivuze birarangira ariko ngiye ntibyarangira nkomeza ntekereza ndabikuza mu mutima no mu mutwe ndabidevelopa uko mbidevelopa niko umutwe wagendaga kugeza ubwo bivamo indwara y'imyaka 9 mpita mboneraho kubwira abantu bankunda abantu batekereza ko icyaha gikomera ari ukwica kwiba gusambana kuroga ariko habaho n'ibyaha umuntu akora bikomeye ariko ntamenye ko bikomeye kandi bikagira ingaruka no kuri we ubwe bikaba byanamubuza amahirwe ye yose mu buzima n'icyaha cyo kutababarira yego kuko inzika bundi akenshi numva ko ituruka ku cyaha cyo kutababarira yego nuko nguko rero warumbajije ngo nari iwacu mu rugo nari mvuye ku ishuri ari nimugoroba saa 11 hanyuma mpura n'umuntu umbwira amagambo mabi ariko mu rugo aho ngaho iwacu amagambo mu by'ukuri sinabashije kuyakira impamvu ntayakiriye nawe reka nyivuge hari uburyo umuntu agira ibikomere hari indirimbo nanditse itari imwe y'urukundo mvuga nti Imana itwigishe kubana n'ibikomere byacu iyo umuntu atazi kubana n'ibikomere bye uretse no kwangirika ubwe akomeza yangiza n'abandi yego kandi agira ingaruka za none n'igihe n'iz'ikindi gihe kandi izo ngaruka zikagera ku bamukomokaho niko nabibonye nagiraga igikomere mu by'ukuri hari uburyo ugira igikomere utazi ko gifite ntabwo nari nzi ko ngifite papa wacu yari umunyabwenge yari umuhanga yita ku bana n'icyo uko abishoboye ariko icyo gikomere ntigeze amenya ko ugifite kari akantu kameze nka koroheje navuze ko navutse mu bana 9 kuko aribo babayeho ariko ubundi mama yatubyaye turabona 11 babiri barapfa nza kugira umwana rero wankundaga cyane kuko ninjye wari umurera mu myaka nari mfite hari ukuntu umwana abaheka undi ubona ari umurera batindana uwo mwana rero aza gupfa apfa ariko urupfu rutari rwiza gute umuhetse se yararwaye arwara indwara yitwa gapfura cyangwa na manjine bamwe babyita gapfura abandi bakabyita manjine iyo ndwara gusa irica narinzi ko ijya yica arabirwara noneho ariko ubundi iyica kuko itera umuriro mwinshi cyane mu by'ukuri ubwo se si bimwe tujya tuvuga abana barwara byo mu mihogo n'ibiki bakabikata ni ibituragurika biba birimo imbere nk'ubu nkunda kubirwaza rero kandi ibyo bintu hari ukuntu abashakashatsi nagiye numva bagenda ngo bavuga kuko ni ibintu nitayeho kumenya bakavuga ko iyo ndwara umuntu ukunda kuyirwara akenshi arwara umwijima n'ibiki niko nagiye mbyumva ariko wenda reka tubireke gusa ni indwara iza mu muhogo ni ibituragurike rimwe na rimwe uyu mwana yasamye cyangwa umuntu mukuru yabirwaye umubonamo ibisebe ubibona ibituragurike birimo amashyira hanze noneho
umuntu ashobora gupfa yishwe nuko atarya kuko ntiyabasha kumira hanyuma akagira n'umuriro mwinshi mutabimenya nko mu ijoro umwana akaba yapfa cyangwa n'undi muntu mukuru. Uwo mwana rero yabirwaye turi muri kondisiyo y'ubuzima ndabyita ni ibintu by'intambara ntabwo yari kubona ikintu arya. Juste hari mu gihe cya jenoside ntiyari burya rero hari inzara ararwaye muri kwirukanka nta n'ubuvuzi. ni ukuvuga ngo byibuze ari amahoro wamenya ngo umwana nubwo arwaye wamuha akaji wamuha se igikoma. Ndibuka ko ahantu twari turi ahantu mu ishyamba twari turi kubisobanura neza navuga nti ahantu twari twagiye kureba mama aho yari yihishe wari ko mbivuga. Twagiyeyo rero dusanga umwana ararwaye kandi ararembye cyane ku buryo amenyo ye yari yabaye icyatsi kibisi. Noneho amaze iminsi nyine atarya urumva ntiyonkaga yari afite imyaka 2 ko mama yari atwite undi nawe witabye Imana. Aho hantu twari turi guhekenya ibigori bibisi byumye nyine bidatetse ariko byo guhekenya ibigori bateka ku bishyimbo cyangwa ibigori ibi by'imvungure ariko zidatetse. Urumva nizo kurya abantu bazima batarwaye. Ndabyibuka umwana namukundaga urukundo rwinshi ariko nkabibona ko ashobora kuba agiye gupfa ko hari ukuntu wajya kuko narasetse mu kanya gato yikaruma. None ndavuga nti reka mwitegereze cyane iminota myinshi ku buryo isura ntazayibagirwa. Ndibuka ko namwitegereje ntananyeganyega iminota myinshi kugira ngo naregistre isura ye mu bitekerezo byanjye sinzayibagirwa. Ikintu cyakimbabaza iyo sura ntago nyibuka kandi namurebye umwanya uhagije. Mw'iryo joro rero naramurebye ari nko ku mugoroba aza gupfa rero mw'iryo joro. Mukurira rero njyewe nari niyoroshe numva mama ari kuvuga ngo arapfuye nyine nkabyumva sinigeze niyorosora. Narize umunsi wose nta muntu mbona mu maso. Naje guhora nta muntu wampojeje. Ibyo bintu impamvu yo kubivuga mu gihe umuntu yagize ikibazo burya abantu bajya bamwitaho. Yego hari ubufasha umuntu bitari amafaranga ariko ukabona namufashije. Nari kansorinze kwa nararize kugeza ubwo amarira numva ashize. Uraceceka ariko kandi si uburyo bwo gukira icyo gikomere. Hanyuma nari mpumirije ntabwo nigeze mfungura amaso. Nari umubabaro utanyemera gufungura amaso ariko ibitotsi byarantwaye sinzirira mu mubabaro nza gukanguka ariko nta bintu byo gutekereza ni gukanguka abagenda bacaha nyine kakavuyo. Icyo gikomere urumva ndagifite rero. Ibihe by'amahoro biza no kuba ngifite. Njya mu ishuri ndiga ngifite. Ikintu rero cyaje kumbwira ko nagiraga igikomere nuko nize bakajya batubwira ibintu bijyanye na counseling cyangwa n'uburyo wafasha umuntu wagize igikomere n'ibimenyetso by'umuntu ufite igikomere. Nari umuntu rero uruhande rumwe remeze nk'umutesi ko ariko mbivuga niko bamwe bakunda kubivuga. Ababyeyi bamwe bakunda kuba bafite abana hari ukuntu abana bateye batandukanye n'abandi bakabyita amazina kandi atari ukuri. Ubundi narizwaga n'ubusa cyane ariko nabwo bituruka kuri cya gikomere abandi bo batazi impamvu bikitwa ubutesi. Nanjye ntago nari mbizi. Nashoboraga kuza tuvuge ngiye kurya hamwe nari nzi ko ibiryo biri naba ntabibonye wenda nkabaze se nta biryo ntabyo byashize nkita ndira. Naranzwe no kurizwa n'ubusa ku rwego rukabije. Kwa kurizwa rero n'ubusa rimwe na rimwe ababyeyi bafite mwe nabo bana usanga badakunda abo bana niyo bababwira nabi no mu Kinyarwanda turavuga ngo umwana murizi ntakorwa urutozi. Babona ni kumeze ariko buryo umubyeyi w'umuhanga azajya amenya ngo kuki umwana atandukanye n'uyu amenye kondisiyo yamutwisemo n'uburyo yamubyaye n'uburyo agezaho bimufasha kumenya uko arinda umwana. Hanyuma icyo gikomere rero nari ngifite gutyo nicyo cyatumye ubundi ndwara umutwe kuko nicyo cyatumye ntihanganira bya bintu ya magambo kuko hari harimo kunyibutsa urupfu rw'uwo mwana. Byangora kubisobanura kubera impamvu zanjye bwite ariko kunyibutsa urupfu rw'uwo mwana byatumye numva mbwiye ibintu bibi kuva navuka numvise kandi nta nibizabiruta. Ndira
nkurura ibyo byashize aho kugira ngo ndire mbabajwe n'ibyo ambwiye mpita nkurura nibuka ibintu usubira muri rwa ruguma rwa mbere. aba ari byo nkurura ndarira amarira menshi. Ndabyibuka ko nari ndi koza ibyombo nkajya numva ni nk'agahinda kari kunzamura kakankoza ku bicu, nkumva ngarutse hasi nkarwana no koza vuba vuba ngo njye aho niherereye kurira. Niko byagenze njya mu buriri, narariraga kugeza ubwo nafataga ibyo ndyamyeho ngakamura amarira akameneka. Ayo marira narize nabyutse amaso yabyimbye ku buryo yarapfutse hano. Umutwe nibwo wandiye ubudakira. Imyaka 9 irindwi ishira ndakiza uwo mutwe. Naje rero kubana ugenda uzana n'impinduka z'ibintu byinshi mu buzima bwanjye. Sinzi nimba nakomeza. Yego. Urumva nakomeje kwiga, nari umuhanga nabaga uwa mbere, numva nta kibazo, ariko nkabanda umuntu utavuga ujunjamye cyane. Ku buryo kubana n'abandi bana cyangwa kuba ndahantu abandi bari byarambangamiraga. Kuba ndi njyenyine numvaga ari byo byiza. Mbitindamo ibyo bintu, ariko igihe cyose numva ndibwa umutwe ariko bidakomeye. Ariko uko iminsi igenda ishira niko bigenda bikomera, kandi bikomejwe n'iki? Bya bintu bingaruka mu matwi kenshi no mu bitekerezo kenshi. Hanyuma nkagira irindi kosa, bituruka kutababarira. Ngakomeza nibuka inzika naho ruzingiye. Hanyuma ijambo ryose umbwiye nkumva ni ribi. Ijambo ryose umbwiye udaseka nkumva ni ribi. Ngira memory yanjye iruzura kugeza ubwo njya kwa muganga bakabibona ko memory yanjye yuzuye. Hanyuma naje rero kwiga nyine primaire, nkuko nageze igihe cyo kugera mu wa 6. Ngeze ku rwego ntabasha gukontorora noneho amarangamutima yanjye y'umubabaro. Nabaga nicaye gutya, mwarimu ari kwigisha, bajya kubona ngize nkarira, nkumva mfite agahinda katuritse. Nta muntu uvuze, nta muntu nkubise, nta undebye. Nkarira nkumva ngiye guturika. Nageraga rero basaza banjye biga aho ngaho bakabahamagara, abantwaye ku mugongo, abagize gute, bakanjyana mu rugo, bakangurira imiti igiye itandukanye, kugeza ubwo iyo miti igezera ubwo idashoboye kumvura, nibwo batangiye kumvuza kwa muganga. Kwa muganga batangira kumvura, wa mutwe urakomera, ngera ku rwego rw'uko nshobora kumara icyumweru ntarasinzira. Bajya kumvuza nanone, batangira kujya bampa utunini tw'ubururu, ndumva ari Fenerga bampaga, nkazinywa kugira ngo usinzire. Kubera kuzinywa cyane n'uburibwe bwinshi bw'umutwe uko bwiyongeranya n'uko bukeye, hakajyamo nagiye no muri secondaire, ngezeyo bikomera kurushaho. Nkumva kuba ahantu hari abantu benshi birabangamye cyane. Uravuze uti nagiye muri secondaire, icyo gihe uriyo wari interna cyangwa wigaga uri externe? Noneho udakunda no kuba ahantu b'abantu bari mu madoratwari, byagendaga bite muri iyo situation? Byari bisekeje, niko nabivuga ku bantu bandebaga. Ubundi nitwaga, ku ishuri twari abantu bitwa Emerance babiri. Emerance w'umudive na Emerance njye. Dive ko banyitaga. Bakwitaga Maradive. Emerance w'umurwayi. Nacyo kandi kikambere gikomere, kuko byagwaga mu matwi. Nahitaga numva umutima wanjye ugiye guturika, ngashaka ahantu niherera, nkamanza nkarira nk'amasaha 2. Kandi kurira nahoraga nsinziriye. Iyo nagiraga amahirwe nahoraga ari uko ibitotsi ibintu nkwaye, rimwe na rimwe nkazikangura nsanga ndi kwa muganga gutyo. Muri dortoir nabaga ndi muri chambre, yari dortoir igira amashambrete. Ndi muri chambre inshuro nyinshi, igitanda naryamagaho cyabaga gifite rido, ishuka. Mfite ukuntu nakizeho ishuka ku buryo nkuri icyumba twaranaga n'undi mwana ufite ibibazo byinshi. Nawe yari afite ibibazo kandi. Umwana w'imfubyi wazaga ku ishuri aruka asize akinze. Nta bandi bana afite, nta papa, nta mama, nta mukuru, nta murumuna, akaza akinze inzu y'iwabo kugira ngo aze yige. Uwo yari inshuti yanjye, kandi numvaga ari we nkunze kubana nawe. Nza kugira undi mwana w'umushuti wanjye nawe wagiraga ibibazo nawe by'uburyo yavutsemo. Umwe yitwaga Latifa, undi yitwa Diane. Narabakundaga cyane, dukunda kuba tuganira tubabaye igihe cyose. Hanyuma kuba rero muri interna byarangoye, kuba naridonnye uburiri cyari igisobanuro cy'uko nashaka umuntu ndeba. Sinari nyamwigendaho kuko ntabwo namenyaga ahantu ibasi yanjye iba, kamambiri zanjye zibahe, umupira wanjye w'imbeho nkazabona n'umuntu wiga mu waka ngaka gutya mu mwaka uyu n'uyu,
ntabwo nari nyamwigendaho ariko numvaga ntashaka nabwo kubana ku buryo niba dusohotse muri dorotwari tugiye muri classe ntabwo numvaga nshaka kugenda mvuga cyane ko guseka ntabwo nari mbizi pe byaranangoye kugira ngo menye guseka kuko nagiye mbyitoza hanyuma naragendaga nkajya muri classe ntavuga nakunze kurangwa no gufata mu mifuka ntavuga nagera muri classe nkicara wamvugisha nkaguhindukirira simvuge niba ari icyo nsabye nkakiguhana ntavuze numva mu buzima nta muntu numva ashaka kubana ubundi handi mvuga ntiwaba byashobokaga umuntu akaba ku isi ya wenyine ndumva ari byo byampa umutuzo numvaga ari ibyo ubwo kandi umutwe urandya cyane kugeza ubwo umutwe nageze ku rwego undya simbashe kuvuga rimwe na rimwe umutwe ukandya simbashe gutekereza rimwe na rimwe umutwe ukandya simbashe kureba iyo nageraga rero muri classe narigaga iyo nabaga ntabyumva ngashaka kubyitaho najyaga kumva nkumva hano akantu kameze nk'akabiye gatangiye kigira gutya uko kabyikoraga kugenda gakura kakaba nk'agatenesi kagakura kakarenga agatenesi kumva bibaye baro kuko kibaye kinini nkajya numva kiri gukubita umufuniko w'umutwe kandi nkajya numva biri kuvuga biri gusakuza nk'umufuniko w'isafuriya bikansakuriza ko misakuriza bakabona bo ndi gufata amatwi gutya bikansakuriza cyane ubwo ntibakwihinde bagira ngo uri umusazi nagize n'icyo gikomere kuko nabyo byaravuzwe ko ndi umusazi kubera ibyo byose hanyuma icyo gihe rero iyo umutwe wamfataga gutyo nafite abantu banyitaho nubwo numvaga umutima wanjye uri kure y'abantu bahita bandeba bakamenya ko nagize ikibazo bafite abo bajya kubwira mfite n'abarwayi animatrice doyenne se mfite abantu bankunda ku kigo abana bavuka iwacu bankunda muri quartier banyitaho banyereka urukundo rwinshi kuko bari babajwe n'ukomeze ubwo batangiraga kumva nabaye gutya ubwo marira niko amanuka menshi nka robine iyo nakomezaga rero kurira ijwi risohoka ry'amarira ikigo cyose nimvuga cyose wumve ngo amashuri yahitaga b'amashambure bagashyiramo amamatera abana bose bakarwara ihungabana kugeza ku rwego bahita batanga ikiruhuko cy'ibyumweru 2 abana bakabohereza iwabo abazima basigaye bakabohereza iwabo abarwaye mu bitaro abandi bakaguma mu kigo ari abarwayi ni ukuvuga ngo nageze igihe bo bakajya bancungisha ijisho babona amarira yanjye yatangiye kuza bagita bantwara hatagera abandi bana bakumva banyumva ntabwo njya amenya impamvu y'ibyo bintu kuko ntabwo nariraga wenda mvuga amagambo yatuma abandi bana bababara hoya sinjya amenya impamvu gusa abanyeshuri barankundaga mbibona ariko njye nkumva umutima wanjye uri kure y'amarangamutima uko rero bambonye we natangiraga ngira gutya nk'umwana udashaka kurwara wiyizi bitaga mpunga agashaka irindi shuri ajya kwigiramo undi agasohoka agashaka ajya kwigira maze kwimenya nanjye iyo numvaga umutwe utangiye unjya ku rwego ruri hejuru cyangwa umubabaro uri ihembere ku mutima nkumva uraje numvaga uje ari mwinshi ku buryo ntashobora kwihangana nahitaga mpaguruka kuko numvaga nk'utwaye undemerereye nagendaga ukuntu ku buryo umuntu wese ahita abona ko ngize ikibazo nigaga muri Aventendezi abantu bahazi hari ikibuga bakiniragamo handball cyabaga hepfo cyane ahantu umuntu ashobora kujya ukamara icyumweru utaramubona wakwegamira gutya ku gikuta abatambuka bose ntagire umuntu ukubona najyaga kwicara sohotse saa 9 z'ijoro nkajya kwicara gutya cyangwa nkubika umutwe cyangwa nkaryama n'ubitsinda nkarira noneho kwakurira nkaza kwisanganarize mvuga cyane ntabwo namenyaga uko bamenye ko ndaho ngaho ngewe nkazisanga mu bitaro amagambo none avugaga niyo yatumaga ariho bahera bamvura ntangira kugira abaganga b'abakansera nkajya mpora njya muri counseling igihe cyose cyakora byaramfashije kuko byatumye nkira mu by'ukuri indwara cyangwa icyaha cy'inzika no kutababarira bitera ingaruka nyinshi mu buzima no kuba zagukomokaho kubera ko ntabwo byabaye ngombwa ko nkomeza amashuri yanjye kuko ibyo bintu byarakuze bigera ku rwego rw'uko ngewe nzajya ndwara umutwe uko nguko bikageraho bakampoza noneho ntibikunde bya miti yo gusinzira ntibikunde batangira kujya bantera ibishinge batera abasazi oh la la bya bishinge bikansinziriza iminsi myinshi
wakanguka ugakangana ubwenge buzima. oya narakangukaga amaso yanjye akamanza agakanguka agafunguka gutya nkaba ndabaruza ariko nta bitekerezo numva mfite kuko guhita nibaza ko ndi mu bitaro byazaga gake gake uko muvuga wavuga nk'ikintu nagira amahirwe gutekereza ku bintu uvuze bitangiye biza hakabona igihe nkanguka amaso ariko amarira bakabona atangiye kumanuka iyo babonaga atangiye kumanuka bajyaga kubwira muganga agahita yongera akansinziriza kuko nkangutse ntaribagirwa. Noneho hakabaho n'igihe rero ibyo bintu nabibayemo biratinda habaho igihe ntangira kuzajya numva amajwi mu kumva amajwi ibyo bintu byanteye impungenge iyo ndeba abasazi benshi bari mu Rwanda. Abantu benshi bazi ko abantu bumva amajwi ari abadayimoni ntabwo ari byo. Cyakora satani koko yaziramo ariko ndatekereza ko ari abadayimoni batavurwa na muganga. Nashishikariza abantu bafite bamwe n'abo barwayi bajyana kwa muganga kabavura kugabanya kubajyana mu byumba by'amasengesho. Ushatse kuvuga ko hari abantu bitwa gutyo bafatwa nk'abasazi ariko bari muri icyo gikomere nko muri iyo situwasiyo wari urimo. Bivuze ko dushobora kuba dufite abantu batawe batitabwaho bari muri kondisiyo ishobora gukira. Ubitekerezaho gute? Wumva umusanzu wawe ari uwuhe uretse iyo nama utanze? Umusanzu wanjye mu by'ukuri najyaga mbwira abashuti banjye ngo niniga amashuri yanjye nkarangiza mvuga nziga ikiganga nziga ubuvuzi bwo mu mutwe nindangiza kwiga ubuvuzi bwo mu mutwe numvaga ko nzagira ahantu ikigo kinini nkubaka amazu nzajya nshyiramo abantu badafite abantu babitayeho abana b'imfubyi se abandi bantu bafite ibindi bibazo bitandukanye byo kuba batitaweho kuko barahari. Nganira n'abantu benshi batandukanye hari n'ahantu hageraga nkajya nko mu masengesho nkigira ibyo bikomere nakunze cyane kujyana na papa badutumiye ahantu tukagenda kubwiriza papa akabwiriza njye nari umuramyi nkaririmba ariko nkumva bansabye ko ngo nabaha ku buhamya nkumva ibyo nibyo bije mu by'ukuri iyo nabivugaga nararuhukaga ariko ugasanga harimo ababyeyi nka 80% bari aho bafashwe n'amarira adashira ku buryo baza gukenera umuntu bahoza. Kubera iki? Bafite abana barwaye mwene ibyo bintu baba mu ma interna abandi biga bataha bafite abana bagaragaza mwene ibyo bimenyetso byose nababwiraga bakisanga barabigizemo uruhare. Swati amagambo mabi bagiye bababwira yarabakomerekeje kuko uri nyina ukagira ngo ukimubwiye nta kibazo kuko uri papa we kumva ngo ubimubwiye nta kibazo kandi abana bose ntibakira ibintu kimwe. Aho abantu beza hakabona abandi bantu batari beza. Mu bantu batari beza harimo abantu babika ku mutima nkuko nanjye nari imeze. Noneho ugasanga nabivuga ababyeyi ugasanga amaboko bayashyize ku mutwe bakarira kugeza ubwo bamwe bashobora kubivuga bakavuga ati mwana wanjye ninjye wamwishe. Hanyuma abana nabo bari mwaho bakarira ubudahora ku buryo bansaba ko nzajya mbasura kenshi nta bushobozi na buke nari mbifitiye. Nari ndi iwacu mbandera ngenda nsabye uruhushya n'iki n'ubushobozi bw'amafaranga ntabwo ariko uwashoboraga kugeraho ndi nkagenda muganiriza gahoro kandi yarakiraga akaba inshuti yanjye akaba umwana mwiza bigashira kuko hari uburyo uganiriza umuntu bitewe n'uko bakuganirije narabikoraga bikagenda neza. Uyu mwanya uravuga ngo hari abariraga hari n'abari kukureba mu kiganiro bisanze muri iyo situwasiyo kandi hari abaguteza amatwi uyu mwanya bafite uwo mubabaro mwinshi. Hari abagore babyisanzemo hari ushobora kuba yarabwiwe nabi n'umugabo akagira icyo gikomere cyangwa se yarabwiwe nabi n'umugore cyangwa n'ababyeyi cyangwa n'umuryango avukamo cyangwa uwo yashatsemo cyangwa uwamureze sosiyete abamo. Uyu mwanya ku buryo aho ari nta wundi muntu wamutega amatwi ku buryo umutima ushobora guhita umubwira ngo emerance niwe wagufasha. Birashoboka ko uwo muntu yaguhungiraho akabona amahoro? Yakubona gute? Ndumva uyu mwanya ntabwo dusoje ikiganiro ariko akiri muri iyo situwasiyo ntabwo wamubwira nimero yawe ya telefone? Nimero yanjye ya telefone ni 078 habanza ikimenyetso cyo guteranya 250 hanyuma 78 2 2 2 2 5 2 5 2 8
782. iyo ni nimero ya Emerance. niwumva muri iyo situwasiyo urimo ukeneye umuti, nta mpamvu yo kwibabaza abatubabaje bahari. kandi kugira ngo wumve ko ufite urukundo cyangwa kugira ngo umenye ko hari abagukunda, ugomba kubanza kwikunda. kwikunda kwawe rero ni ugutera intambwe usanga bakuvura. hanyuma Emerance, uyu mwanya umuntu yakwibaza ngo waje gukira gute, byagenze biti? kugira ngo nkire gusa ariko ndumva uyu mwanya utaravuga uko wakize. ndumva umutima wanjye unyibukije abantu benshi twagiye duhura bababaye gutyo, kandi hari situwasiyo umuntu ageramo nyine uze kunyihanganira muri ubwo buryo. nkumva hari abana benshi babayeho muri ubwo buzima, bikaba byaragize n'ingaruka aho bari none. mbere y'uko tubwira uko wakize, hari inama ufite? kuko hari abumvisha iki kiganiro batazabona uko bakugisha inama, ariko bashobora kuyitega amatwi bakayumva. waba ufite inama wabagira? yego, ndabagira inama mu buryo bubiri, cyangwa ni abantu babiri ngiye kugira inama: ukomeretsanya n'uwakomeretse. yego, mu by'ukuri reka mpere ku muntu ukomeretsa mugenzi we. biragora ko umuntu aguha ikintu adafite, ariko ibyiza aho kugira ngo uzabe mu mateka y'umuntu, ube muri amateka kandi mabi, ube muri we uri amateka mabi kuri we. igihe cyose yicaye akaba yumva akwibuka nabi, agutekereza nabi. ibyiza utazi gutanga icyo udafite, ntabwo uzi kuvuga neza kuko ntabyo uzi, ntabyo ufite. ibyiza waceceka, kubera ko nkunda kwibaza ngo hari igihe umuntu avuga nabi abitewe n'uko adakijijwe, ari kamere, ntakijijwe, akazakizwa, ugasanga nubwo akijijwe ariko asigaye mu mateka y'umuntu umwe cyangwa babiri, ku buryo igihe cyose uwo muntu azajya amwibuka kandi azamuganira, kandi kugira ngo akire nuko azamubwira n'abandi, azajya abivuga kenshi. uwo muntu izina rye rirangirika. ushobora kuzaba umuvugabutumwa ariko warasigaye mu mateka y'abandi. ibyiza, ururimi nubwo rugora kurukaraga mu kanwa karindwi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nubwo bigora rimwe na rimwe abantu basobanukirwa icyo bishaka kuvuga, ariko ibyiza aho kugira ngo ubwire umuntu amagambo mabi akomeretse, ubyumva ko ari mabi ko akomeretse, waceceka. hanyuma abakijijwe bo, aho kugira ngo ubwire umuntu nabi ngo uruhuke, waruha kubwe ugaceceka. icyo gisubiremo nubwo bigoye, ndumva umutima wanjye uri gusimbuka. sinzi abandi badukurikiye bo uko bameze, ariko icyo gisubiremo. ukijijwe, niba ukijijwe, ubwo niba ndi kubwira ko udakijijwe ntiyabishobora. yego, niba ukijijwe ukumva kubwira umuntu nabi nibyo bikuruhura. hari abantu tugira usanga bavuga ngo kugira ngo ngewe nzanirwe n'ijambo, ngo wanigwa n'uwuri bwiye, kandi undi ukumva aravuze ati ngewe ndikunda kugira ngo nanjye nduhuke, nuko nkubwira. noneho ngewe inama natanga, aho kugira ngo ubwire mugenzi wawe ijambo ribi kandi ukijijwe, ibyiza wababara kubwe. uwo mubabaro kugira ngo usohore ayo magambo ngo uruhuke, waruha kubwe, adakomereka, ugasigara mu mateka, kugira ngo wirinde kuba amateka mabi ku bandi. kandi ntekereza ko ibyo bihesha ingororano cyane rwose. kandi ntekereza ko amarira Yesu azaduhanagura, afitanye isano n'ibyo. yego, kubera ko ntago tuzarira kuko napfushije umwana, kandi ni nazo nguma Yesu azatwomora. n'izo ngizo. hanyuma undi ugira inama. urabona abantu bafite ibikomere bitandukanye. yego, uretse n'ibikomere kandi abantu bagira imitima itandukanye, kwakira ibintu. ubu nonaha hano hashobora kwinjira umuntu, turi batatu, hari Aniseti, hari Musa, hari nanjye. muri iyi sare turimo ashobora kwinjira akavuga ijambo ry'ikinyarwanda ku rurimi twumva. Aniseti akabitwara ukwe kuko we hari uko abyumvishe bitewe n'uko atekereza. yego, Musa akabitwara ukwe, nanjye nkabitwara ukwanjye, ku buryo ushobora kugera hirya uko ubiganirije
ukabiganiriza wowe utari muri sije yuko njye nabiganira ugasanga amasije aratandukanye bitewe n'uko n'imitima itandukanye n'imitekerereze n'imyumvire jisite. navuga rero nti wa muntu ugira umutima woroshye, inama ya mbere namugira kuko ingaruka nagize namaze imyaka 7 ntawe ndabwira ko umutima wanjye ubabaye. indi 2 aba ari bwo uvuga umubabaro wawe. njya kuwuvuga uwo nahereyeho umubwira, nabwiye musaza wanjye tuvukana nkurikira w'imfura y'iwacu yitwa Gadi. noneho navuga nti niwumva ubabaye hari ibintu abantu nyine bumva ngo ni amabanga, rimwe akakubwira ngo ngiye ngo ndi ferme, ngewe ntago ndi uveri. burya umuntu ushobora kuba ferme ni umuntu wizeye ko anakomeye. burya nuba udakomeye ntabyo kwihagararaho ngo uri ferme, kwangirika, kwiyangiza. kandi ikibabaje ni gato gato, gahoro gahoro. mu gihe uryama ukibuka ikintu umuntu yagukoreye, menya ngo ntago ukomeye. mu gihe ugenda mu nzira ukumva amajwi bakubwiye bari kukugarukira, ntago ukomeye. niba wicaye ukabona niba hari igihe bakumenyeho indobo y'amazi, ukisanga bayakumenyeho ukireturuva usanga wari wicaye muri classe cyangwa n'ahandi, menya ngo ntago ukomeye. ikunde wibuka uri mu rugo rwawe ukibuka amagambo bakubwiye ukirerwa n'ahandi cyangwa se ukiri n'iwanyu, bisobanuye ko udakomeye. kubera ko rero udakomeye, ikunde. kuko nutikunda nta nubwo wakunda undi muntu utarikunda. urukundo jise waba utanarufite. yego. numara kwikunda utera intambwe. mu by'ukuri ku isi ndatekereza ko utabura umuntu wiyumvamo. ushobora kuba nta muntu ukunda, birashoboka. ari igihe umuntu ageramo kubera ibikomere ukajya wumva nta muntu ukunda, bose ni babi bitewe n'uwo wari wizeye wakugiriye nabi. ariko hari umuntu uba ubona wagufasha. ndatanga wenda nk'urugero, nkunda kumva nk'abantu iyo twahuriye ahantu henshi na aniseti, bumva abantu bose hari ukuntu bakwiyumvamo. navuga nti umuntu ashobora kumva hari igikomere afite. hari ibikomere abantu bakunda guhisha. reka mvuge nk'urugero, hari nk'abagore bigeze bafatwa ku ngufu, bakaba bumva ni igikomere ariko kibanga, badakwiye kuvuga. giteye isoni, kibanga, nubwo ari kibanga kiramwangiza. nabivuga ibintu byinshi uburyo kimwangizamo, ugasanga hari ibimenyetso byagaragara undi muntu wese abona. rimwe na rimwe muganga akajya kubivurira inyuma. navuga ngo hari indwara birangora kubisobanura. hari indwara umuntu uba warafashwe ku ngufu mu bihe wenda nko muri jenoside, usanga uyu muntu yafashwe ku ngufu mu bihe byo kwibuka, wa mubabara ari kuwiyumvaho ku mubiri, uburibwe ari kubwumva. yajya kwa muganga bakamuvura, muganga akaba yagira ngo arebe nta ma-infection, ni trichomonasi, ni imburugu, ni iki, sibyo? aho kugira ngo ujye gutuma unywa iyo miti yose, birashoboka ko akomeretse ariko atabizi. yego. niyo mpamvu navuga ngo nta gikomere kibanga kibaho mu gihe uzi ko udakomeye. icyo kintu rero kiri ku mutima wawe. nta gikomere kibanga kibaho mu gihe uzi ko udakomeye. ibyiza tera intambwe, byibuze imwe usanga umuntu, umusanga uzi ko ari umuntu. mpamvu n'ako kantu gashyizeho, ugihungira ku muntu, ugahungira nko ku mupasiteri, ugasanga nyuma niwe ugukomerekeje kurushaho, ugahungira ubwayo mu kigunda, ugahwera pe. ibyo byo wabigenza gute? niyo mpamvu rero mvuze ngo uwo usanze uteye intambwe umusanga, banza umenye ngo ni umuntu, kandi ni umuntu uva amaraso uhinduka. hanyuma njye musanze kugira ngo nikunde, ntabwo musanze kuko umukunda. banza umusange kugira ngo ko wikunda, kugira ngo umukirireho nk'uko wasanga muganga. burya ntabwo twifuza ku baganga kuko tubakunda, ariko usanga umuganga utigeze unabona kandi ukamubwira uburwayi akanagufasha ugakira. musange nka muganga kuko wowe urikunda. iby'uko hari ukuntu njya mwumva ubireke, ariko umusange wikunze nka muganga. icyo ni cyo cya mbere. numugeraho umubwiza ukuri utamuhishe, ariko nanone byaba byiza umuntu usanze ari umwizerwa. gusa wambaza ngo namubwirwa n'icyo umwizerwa. ndatekereza ko muri sosiyete zose twagiye tubamo ntabwo ari ababi gusa, ntabwo ari ababi gusa. kandi nabwo aho kugira ngo ugumane icyo gikomere wagitanga, undi akazabazwa ko yagukomerekeje nyuma, ariko waruhutse. inama rero ni ukuvuga ngo
nta byo gutindana igikomere. Mu gihe uzi ko udakomeye, ruhuka, bohoka, ugirira icyizere. Kuko kuvuga niyo ushobora kuvuga ngo ndashonje, ubundi njye sinkunda ngo ninkubwira ngo ndashonje. uze kunyihanganira guce mu ijambo. Dufite ababyeyi bafite abana bafite uwo mubabaro ku buryo abana bifungiranira mu byumba ntibavugane. Sinzi impamvu wenda Imana ibizanye, ntibavugane n'ababyeyi babo. Abandi bana ugasanga bagiye mu biyobyabwenge, urabizi. Abandi bana ugasanga bahisemo kujya kuba ba homeless, batagira iyo baba kandi bafite aho bava. Icyo uracyumva, kutagira iyo uba kandi ufite aho uturuka. Noneho abantu bakisanga muri ubwo buzima. Ugasanga dufite ingo zifite abadamu bishimiye abagabo badahari, zikagira abagabo bataha amasaha yo gutaha basoje akazi wenda mu mirimo runaka, ntibatashye bagiye mu makabari. Bifitanye isano n'uwo mubabaro. Abo bana n'abo bantu bose bakwiriye kugira uwo basanga. Noneho hari n'umuntu wakomeretse ku rwego ntawe yasanga, ariko akaba afite abamufite. Umufite we yamugiriye ihe nama, yabana nawe gute? Reka mvuge wenda njye uko nanjye byagenze, uko byakugenderaga, kandi nawe nta bantu washakaga kumva. nta nubwo njye nari nzi ko ubundi nakomeretse. Nari mbabaye kuko nduzi icyambabaje. N'ubundi nabo barakubwira ngo ntacyo mbaye. Ntabwo uba uzi ko wakomeretse, ntabwo uba uzi ko ikibazo ufite hari wigeze akigutera. Hoya, ushobora kuba uri kureba gutyo ukabona. Nkanjye kanguye nk'urugero, nageze igihe mba murumva ku ishuri turi hanze muri recreation, nicaye ahantu hanjye nyine, nakunda kuba naratekerezaga cyane, nkaza kwisanga nk'abantu batatu bari kundeba, nkareba ku ruhande, nagarura amaso ngasanga muri kundeba. Nagiraga umubabaro kugeza ubwo ntangira gutekereza ibyo muri kuntekerezaho, kandi biri muri negative. Amarira agatangira kuza, wenda bari gutekereza ko njya ndwara cyane. Natangiye kujya nsibira mu ishuri, nkabona bari gutekereza ko ntazi ubwenge, buriya bari gutekereza ko, buriya bari gutekereza ko. Urumva, mu by'ukuri ibyo bintu nkagira ngo ibyo bimbabaje ako kanya bizanye amarira, nibyo nkumva mfite rezo yo kurira. Icyo gihe sinamenya rero ngo impamvu mbaye gutya nuko hari icyankomerekeje kera. Ariko umuntu wanyitayeho yamenye ko impamvu iyo myitwarire nyifite nuko mfite igikomere, nubwo atakizi, ariko arandeba akabona mfite igikomere. Ukuntu ibyo byagenze, papa yaranyitegereje ibintu nkora. Najyaga mu gikoni guteka, bakasanga ndi kurira, umuriro wazimye, ndi kurira nahogoye pe, ndatetse ariko ibiryo ntibyahiye kandi umuriro wazimye. Musaza wanjye yageraga amahane agahita ambwira nabi ati uyu mukobwa yarasaze, ubuse nk'ubu uyu ni umukobwa, ubuse nk'ubu, byinshi bikongera wa mubabaro cyane. Kandi nawe afite impamvu yo kubikubwira, arabiruzi nyine, kandi azi ko ndi muzima. None igihe kiza kugera, naba ndi guteka, tuvuge ndi guteka ku mbabura, isafuriya irapfundikiye. Kuko igihe cyose numvaga mfite ibintu byinshi byo gutekereza, kandi igihe cyose numvaga hari igisubizo ndi gushaka. Aho kugira, urumva simpari, ndi kure ariko ndanatetse. Ngafata umufuniko w'isafuriya, nkawukura ku isafuriya, nkagira ngo nteruye isafuriya. Ngafata amakara. Wihangane, ibi bisekwa nk'ibyiza. Ngafata amakara aho kugira ngo nyongere kumbabura, numvaga ari byo nkoze, ukayakuraho. Ahubwo nafataga amakara nkayaterera mu isafuriya ntekeyemo. Ni ukuri kose. Urumva ndatetse, aho kugira ngo nkureho isafuriya, ahubwo nkuye umufuniko ku isafuriya. Ariko mu mutwe uzi ko wateruye isafuriya, nteruyeho isafuriya. Ngafata amakara nkayatera mu isafuriya, ariko ntabwo napfundikiraga nkaho ntabonye icyo nkoze. Nkibikora ngahita nikanga nsanga ari byo nkoze. Ngahita urumva mfite andi mahirwe, ndahari, ndacyari muzima. Aho ngaho ndacyari muzima. Hari ubikora ntamenye ko yabikoze. Nje rero kuko mbikoze nkamenya ko mbikoze, ugasanga yaronze umunyu mu biryo. Mana we, ngahita ntoraguramo ya makara vuba vuba, nta muntu urambona. Ariko ngahita nkaruma ibitekerezo, ngahita nterura isafuriya ngaterekaho. Reba urugendo rwo guterura isafuriya nkaba nshyizeho amakara, ubwenge bwongeye kugenda, isafuriya ikaguma hasi, nkaguma nicaye nkagira ngo nayisubijeho. Mana yanjye, nkisanga imbabura amakara yacitse, uyicaye iruhande, hari umuntu uje kumbaza ngo ibiryo ntibirashya, gasanga imbabura iri kwaka,
isafuriya iteretse hasi nareba ngasanga ibiryo ntibihiye mana yanjye noneho njye ngahita numva ndibaje ngo se cyangwa ndi umusazi yo ndira cyane babajwe nuko nshobora kuba ndi umusazi noneho ubwo uje kubireba agahita ajya mu nzu bakavuga ati sura mukobwa yize ngo si umusazi muzi ibintu yakoze imbabura iri kwaka isafuriya teretse hasi ibiryo ntibihiye ubwo abagira amahane urumva babonye papa wanjye rero yarangwaga no kuvuga amagambo make kandi akayavuga atekereje yarabirebaga gutya nk'uri kureba filime agaceceka bakisararanga agaceceka biba inshuro nyinshi acecetse igihe kimwe nterura isafuriya nyijyanye mu nzu nisanga ku muryango wa toilette ariho ujyanye isafuriya nteruye ibyo kurya mana yanjye nisanga ku muryango wa toilette urumva ngize amahirwe ko menye ko ugiye kuri toilette utarinjiramo ako kantu uze kukumva hari urengaho ruba yaraharenze kagenda agatekamo isafuriya ntanamenye ibyo akoze akaba yumva afite ukuri njye rero nari nkiri muzima hari urengaho rero ariko kandi uwo nawe simpamya ko atavurwa bisaba kuba waramwitaye ukamenya etape uko byagiye bigenda none ateruraga isafuriya nkijyana nkireturuva ngeze ku muryango wa toilette ngahita nireturura urumva afite ubwenge urugendo rwo guhindukira ngiye mu nzu ndajya kugera mu nzu ubwenge bwongeye kugenda nkisanga noneho nteruye isafuriya urumva ndenze icyumba dushyiramo by'amasafuriya n'ibyombo n'iki niwo naheragaho uwo muryango nkawurenga muri salo harimo abashyitsi n'abandi bantu ukinjiramo n'abashyitsi barimo batereka hejuru twageraga ikabati ngufiya ujya utereka ikabati batereka isafuriya hejuru abantu baraho papa imana ishimwe ko wakize umusaza wanjye yagiraga amahane agahita avuga ko iki gikobwa ubu ngubu koko agahita yisaza akavuga nabi cyane nkababara byo gupfa mana we nkibaza ariko kubera iki ibi bintu ibi ni ibiki papa ugasanga igihe cyose ndebana umubabaro atavuga icyo gihe rero nibwo basakuje cyane arababwira ngo mujye mundekera umwana arababwira ngo ubundi kuki mutaba mwagiye kubiteka mu mujyanira y'iki mbere yo kugaya ibyo yangije ko mushoboye kubikora kuki mutabikora aho harimo mesaje ku muntu twumvishe udukurikiranye mbere yo kugaya umuntu buri gihe kubera iki utamukura mu bituma agawa buri munsi ariko kandi nanjye nahise niyumvamo icyizere avuze gutyo nyitayeho hari umuntu ubona ko mfite ikibazo ko naribazaga se ko ntari umwasama ibi ni ibiki bimbaho ko nshaka ngo ubwenge bwanjye bube hamwe mbe ndi gutekereza kuki ibitekerezo bincika ibi bintu bimbaho ni ibiki gahora nibaza kandi akantu ntabura kuvuga hari igihe mama yagize umutwaro akajya kunsengera abahanuzi bagahanura bakavuga ko ngo baramuroze kandi atari uburozi by'ukuri ntago ari uburozi inkomoko yabyo uyibona gusa bifite ishusho nk'aho ari ukurogo hari umuntu uduteze amatwi watanze nimero ariko no ku kiganiro turazishyiraho nimero zirajyaho uguhamagaye uzamwitaba ndabizi neza uyu munsi hari Eme wa none tubonye Eme w'icyo gihe uko wakize n'umuti n'umwanzuro na situwasiyo ntabwo tubisoje ariko hari umuntu wisanze muri icyo kibazo kandi wemeye inama umugiriye watwemerera kumusengera nibura nyuma y'iki kiganiro ndakwinginze ndabigusabye ndabizi muri komenti n'ubundi barabisaba ariko twazongera tugakora ikindi kiganiro tugasoza ariko kugira ngo tutaza kurambirana ariko hari umuntu ukeneye gusengerwa ni karibu dusenga imana mu by'ukuri umuntu ashobora kwisanga muri situwasiyo adafite ubushobozi bwo kwikuramo yego baramurangaranye cyangwa abana n'abantu batari gusobanukirwa ibyo ari byo uwo nguwo rero imana niyo ijya ikora ku mitima y'abantu ikabaha ubwenge bakamenya ikibazo umuntu afite niyo ishoboza abaganga murakoze reka dusenga imana iguha umugisha nyagasani imana uri imana y'ibihe byose uri imana itarwara twe twarwara tukanaremba ariko wowe nturwara kubera ko wabwiye Mose ngo witwa Uwiteka bisobanura ngo uriho ntuhinduka ntujya upfa mbese witwa imana y'ibihe byose ni kuri niko twagusanze
abantu benshi baba abanyarwanda cyangwa atari abanyarwanda bisanze mu bikomere bitandukanye, ibikomere by'uburwayi, ibikomere by'ubupfubyi, ibikomere by'urushako, ibikomere by'intambara, ibikomere byinshi bigiye bitandukanye. Mana, abo bantu bose, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Iyo mbasengera nibuka uburyo nari ndushye, uburyo nari mbabaye, najyaga ntekereza ko nta kintu cyashobora kunezeza umutima wanjye, ariko nasanze ujya ubishobora. Ndabasengeye ngo unezeze imitima yabo, wowe urabibasha, mu nzira ndende cyangwa ngufi ujya ubishobora. Ndabasengeye ngo ubasange baba mu ijoro baryamye, baba mu nzira bagenda, ubabe bugufi. Hari indwara turwara zikavamo ibindi bintu bigiye bikomeye, muganga akazakubwira ko utagikize. Aho bigereye aho umuntu uzabasha kumva wese, hagararira ubwo burwayi buhagararire aho mu izina rya Yesu. Hanyuma mitekerereze yumva Imana bundi bushya. Haleluya. Aho yarageze ahita ahindukira, atangira intambwe yo gukira. Ndasenze ngo imbabazi z'Imana n'imbaraga byishobora byose bikiza indwara bimubeho. Senge abafite agahinda, Imana ibomora ibikomere, kandi Imana umuntu wese umuha ubushobozi bwo kwimenya kugira ngo abashe gushobora kubana n'ibikomere bye. Urakoze ko witwa Imana. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje. Amen. Imana ibaha umugisha, nayemereka twongere tugushimire. Mu Kinyarwanda baravuga ngo uvuga abatarabona. Imana iguha umugisha, murakoze. Reka dushimire abantu bari bateze amatwi iki kiganiro. Hari icyo wabaza Yeme, hari n'icyo wamubwira, turacyamufite. Twasubiramo nimero ye, ni ikimenyetso cyo guteranya 250 7 2 2 5 Imana ibaha umugisha. Iyo utumvishe iyo nimero neza, usubiza inyuma ukayumva neza, turanayandikaho. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom. Shalom. Amen.